Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje aho muri hose. Uwiteka abishimire. Uyu munsi nanone reka dusangire ijambo ry'Imana, aho tugiye kurebana kimwe mu biranga umukristo nyawe, yaba ubimazemo igihe, yaba utangiye, yaba ari mu nzego runaka, yaba umuntu wese witwirirwa izina rya Kristo, hari ibigomba kumuranga. Rero rimwe uzasanga hari abantu bavuga ngo njyewe ndi iki, njyewe singomba gukora gutya, njyewe ntawe ugomba kunkandagira, ntawe ugomba kumfata uko yiboneye. Ariko umukristo aho ari hose arangwa no guca bugufi. Guca bugufi rero ni kimwe mu bintu biranga abantu bamenye Imana, ni kimwe mu bintu biranga abantu bamenye Kristo bakamwizera by'ukuri, kuko nawe akiri kuri iyi si nicyo cyamuranze. Ntabwo yigeze yishyira hejuru, ntabwo yigeze aba mu buryo buremereye, ntabwo yigeze aba umuntu utegerwa n'abandi, ntiyigeze aba umuntu ufite imvugo ikakaye cyangwa se ituma abantu babona ko ari umwirasi. Ntabwo yigeze aba umuntu uba mu buzima busaba ibya mirenge. Kristo yabaye mu buzima bwo guca bugufi. Guca bugufi rero ni imwe mu mbuto yakagombye kuranga umukristo, kandi guca bugufi bigufasha mu bintu byinshi. Niyo mpamvu guca bugufi ari impano y'Imana, kuko ni urufatiro rwo kugera ku bindi byinshi muri uru rugendo turimo rwa gikristo. Bimwe mu buryo guca bugufi bigufasha, iyo umuntu yaciye bugufi abasha guhindura imitekerereze mibi, kuko iyo wari ufite imitekerereze y'uko uri iki n'iki, iyo wari ufite imitekerereze y'uko ibyo wari urimo ari byo, iyo udaciye bugufi ngo wige, iyo udaciye bugufi ngo ubanze kumva ko hari icyo ugomba kumenya, ntago ushobora kukimenya. Niyo mpamvu rero guca bugufi bihindura imitekerereze ndetse n'imyifatire. Guca bugufi kandi biguha kwihangana, kuko utihanganye ntago wagera ku cyo ushaka icyo ari cyo cyose. Iyo waciye bugufi rero biguha kwihangana. Guca bugufi kandi kukaduha kumvira, kukaduha kutirata, kutishyira hejuru. Guca bugufi kandi bituma umuntu adahubuka. Uzasanga akenshi umuntu waciye bugufi icyo agiye gukora arabanza akagitekerezaho bihagije. Guca bugufi kandi bitsinda icyo twita inarinjye. Inarinjye ni kwa kundi umuntu aba yumva avuga ngo ni njye, niba atari njye ubivuze, niba atari njye ubikoze, nta kiri bugerweho. Iyo uca bugufi rero, ibyo ngibyo tuzi yuko kwirata cyangwa se kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Rero inarinjye ni ukwishyira hejuru. Guca bugufi rero muri make ni umwambaro tugomba kwambara mu mitima yacu, kuko iyo umutima wacu uciye bugufi, Uwiteka abasha kuwinjiramo, akabasha kutubashisha gukora iby'ubutwari. Rero uwaciye bugufi niwe n'Imana yegera, ikamwuzuza ubwenge, ikamuha igikundiro ndetse ikamuha n'igitinyiro. Aho benshi bavuga yuko uciye bugufi ashobora gukandagirwa na bose, ashobora kuba yamvuga abanyarwanda bavuga ngo wigize agateba yora ivu. Oya, ntago ari byo. Uwaciye bugufi ntago akandagirwa na bose, uwaciye bugufi ntago arekwa kumvwa. Ahubwo iyo waciye bugufi, Uwiteka akuzuza ubwenge, Uwiteka akaguha igikundiro kandi akaguha n'igitinyiro. Akenshi umuntu uciye bugufi mu bumana uzasanga afite n'igitinyiro, kubera ko Uwiteka amwuzuza igitinyiro kugira ngo hatagira umufata uko wiboneye. Bene data rero, ndabifuriza iyi mpano yo guca bugufi, ndabifuriza iyi mbuto yo guca bugufi, kugira ngo ibagaragareho urwego waba urimo rwose. Waba uri umuyobozi, waba uri umukristo usanzwe, waba uri umuririmbyi, waba uri umuvugabutumwa, waba uri pasitori, waba uri bishop, waba uri apotre, waba uri inde, iga guca bugufi. Iga guca bugufi muri byose, niho uzabana kandi ugakorana n'Imana bikwiye, hanyuma benshi bakakwigiraho byinshi kandi nawe ukunguka byinshi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ndagusabiye.